Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, kanizere ko mumeze neza, njye meze neza, ndashima Imana, ndashimira buri muntu wese ufata umwanya akareba video yanjye. Ubu tuvugana turi 5:00 zuzuye z'ijoro. Mumeze neza? Mwariye? Njye meze neza pe, ndashimira Nyagasani ibintu biri gucamo. Uyu munsi rero tugiye gukora ngo skin care routine. Nk'abantu mwe, nyuma y'imyaka myinshi, nyuma y'igihe kinini, imvugo yanjye yahindutse kubera nambaye retainer. Abari bwumve ntari kuvuga neza mu byihanganire. Retainer ni utuboro umuntu yambara nyuma yo kwambara apareye, tuba tumeze nka plastique, turasa nk'amenyo, ntabwo tuba dupfa kugaragara, ariko ubu ubona umuntu ukuntu umuntu avuga byahindutse. So nyuma y'igihe kinini ntarabereka iyo skin care routine yanjye, ibyo nkoresha nyuma y'igihe kinini cyane. Mbaye umuntu mukuru, mbaye umuntu w'umugabo, mbaye umuntu ukomeye. N'ababeshye, maze igihe kinini nisiga amavuta yitwa Lipical Balm yo muri La Roche-Posay. Ayo mavuta nyisize igihe nayisize nyamara kubyara, kubera nari nararwaye hano utuntu tw'uduheri. None utwo duheri nisize ayo mavuta turagenda, ariko ayo mavuta yarasigaye afite ikibazo cyo kuntera kwijima ku maboko, hano gutya mu maso, nkaba ukuntu nyine nkahinduka nkamera nabi pe. Ku muntu uzi ukuntu inzobe yanjye imeze, yahitaga abibona ko mfite ikibazo, nyine ko nabaye nabi. Rero icyo gihe maze kubibona nanjye ko ntagisa neza nkuko nasaga, ndavuga mfite kugira ikintu nkora kuba nahindura amavuta, ko hari umudogiteri nabajije ambwira atari amavuta. Abenshi tuyakoresha nk'umuti, ati rero iyo bibaye byiza ubona arimo naguhindura kutari usanzwe umeze, wenda wayareka. Noneho ngewe ndi umuntu utinya guhindura amavuta pe, ndabitinya. Numvaga ntaho nzabihera, numvaga biba bimeze nka kwa kundi umuntu avuga ngo ngiye gufata ideni rya $1,000,000 cyangwa se zirenga. Kuba nta biheri ndwaye, kuba nta bindi bintu mfite byananirwa n'amavuta, ngafata umwanzuro kuba mugiye kuyareka. Ntabwo ari ikintu cyoroshye ku bantu mudahindagura amavuta, ibyo bintu murabyumva, murambona. Nta bibazo birenze uretse uko kuntu amavuta yampinduraga, nkabona ntabwo nkiri inzobe nk'uko nari meze. So nyuma rero naje gufata umwanzuro, ndavuga ngo reka mfate risike nk'abandi bose, mpindure amavuta, mpindure isabune, mpindure, ndebe ko nakongera nkasa nkaba inzobe nk'uko mbere nari meze. Ndabikora. Ubu maze icyumweru mfite ngo skin care routine. Mama shida kazi. Ariko ikintu gitumye muri iyi video ni uko nabonye iyo skin care routine iri kumfasha, nahise mbona resultat kandi zimeze neza. Kuva natangiye gukoresha isabune, isabune yitwa Simple. Isabune kuva natangiye kuyoga mu maso, ntababeshye bitari ibyo gukabya cyangwa iki, nahise mbona impinduka. Ikintu cyo kwirabura hano gutya ku mazuru, hano hejuru y'amazuru, cyahise kigabanyuka, nsigarana kano ka hano gutya kubera kuba amaso. Murabizi ndi umuntu urwara amaso, ariko mu maso ahantu nari nagenze n'utuntu two kwirabura twahise dushira. So ubu rero ni nijoro. Isabune nyikoresha mu gitondo ngiye koga na nimugoroba. Ngiye kubanza nkarabe isabune, noneho ndabereka n'amavuta nkoresha mu maso amfasha kugira ngo mere neza. Nibinkundira ndabereka n'ibyo nkoresha umubiri wose, nibitankundira ndaba mberetse ibyo mu maso gusa,
ibindi nzabibereka ubutaha, ariko njyewe nkoresheje ikintu kikankorera, uwo muntu wakimaye bwa mbere aba ari njye nawe milele na milele, kufa na kuhambana. Mimi Mswahili nasema Swahili ya urofa. Ari undi muntu wimaye ntabwo napfa kubikoresha. Product nk'izi ngizi ahantu henshi baba bazicuruza, ariko uriya nuyigura ku muntu ikagukorera uzamugumeho, niyo nama nakugira. So gufata iyi risike rero mu buryo butanyoroheye. Iyi risike nayifashe hamwe na mukuru wanjye Latifa, niwe wambaye product zose ndi gukoresha muri iyi minsi. Njyewe kuri njye ubu niwe ngomba kujya mbiguraho, gusa mu gihe atabifite ni pause pe. Nta wundi muntu napfa kuvuga ngo ngiye kubifata ahangaha ngo ngiye kujya gutya. Nubishaka ndashyiraho nimero ya Latifa, ushobora kumuvugisha nawe akaguha product zijyanye n'uruhu, ubundi ugasa neza ukamera neza. Latifa igira product ziri original, zihagazeho mu mafaranga, ntabwo birenze ariko nanone ntabwo biri cheap. Nushaka ikintu kigufasha ukamera neza, jya wemera utanga amafaranga. Njye ubibabwira ndi Kecapu, watangiye yisiga amaviti nyuma akayivaho kubera reje nagize kubera gutwita, nkisiga ripikabo itaraguraga amafaranga make cyane. Ubu nayivuyeho, mfite ibyo mu maso, mfite ibyo ku mubiri. Umumama nzacanganyikirwa ntanabirye. Umumama nuko isabune nyisiga, nta mwanya munini. Isabune murabyibuka nyikoresha kabiri ku munsi, mu gitondo na nimugoroba. Maze koga mu maso, njyewe mu busanzwe naranatangiye gukoresha izi skin care routine, siko babivuga, mumbwire ababizobereye. Nakoreshaga ngira akantu ko kwihanaguza mu maso gusa, ngito eswime nka 3 twari utwo guhanagura mu maso gusa peke yake, nta handi hantu. Hanyuma mw'abantu, iyi sabune kuva natangiye kuyoga, ikintu cyitwa mu maso yanjye haranyerera, hari uburushye kurushaho, hameze neza byatane. Rero iyo maze kumuka neza mu maso, nkoresha iyi product. Ino creme niyo nkoresha yo mu maso. Ukuntu nisiga mu maso njyewe, ngenda nshyira amavuta ahantu hamwe na hamwe bitewe n'ukuntu ndwara amaso. Mfite ukuntu nyine nisiga kugira ngo amavuta atahita njya mu maso nkajya mu bintu byo kwibyiringira. Noneho iyo kanze mbereke
nari kubabwira ngo ndaje mbereka akandi kantu nkoresha mu maso iyo atari nijoro. Ari nijoro ibyo nkoresha ni ibi: ni ukoga iriya sabune ya simpo mu maso, ubundi narangiza hano hantu gutya nari mfiteho ibintu by'amavuta harabaye umukara, ariko mu minsi mike hahise hamera neza. Kanze mbereke iyo atari nijoro indi product nkoresha yo mu maso, ubundi ibyo mu maso bikaba birangiye. Abifuza kureba ibyo nkoresha ku mubiri wose munyandikire muri komenti nzabakorera iyo video. Hanyuma nimba ushaka kugerageza zino product cyangwa nimba ushaka product nziza nk'izi ngizi, uhamagara iyi nimero uri kureba kuri screen yawe. Ni nimero ya Latifa, mumuteze imbere agira ibintu byiza byizewe bya original. Mbibutse product zo mu maso ni isabune ya simple n'aya mavuta yo mu maso. Hanyuma bereke iyo product yindi ndi kubabwira nyikoresha iyo ntari bwirirwe mu rugo, cyangwa se iyo nzi ko ndi bwirirwe mu rugo ariko mfite gahunda zo kuza gusohoka. Ariko iyo nta gahunda mfite gusohoka mu nzu, niriwe mu nzu nyine ntayo nkoresha. Ariko iyo nifite gahunda zanjye zo kugenda mpita ndenzaho iyi. Nkayibonye sunscreen nziza ya haruharu. Iyi rero ituma uruhu rutangirika biturutse ku zuba. Izo product rero nizo nkoresha mu maso. Ndabakunda cyane abantu mwarebye iyi video. Imana ibarinde, Imana ibahe ibyiza by'uyu munsi, ibarinde ibibi, Imana ibaha amafaranga, mugure ibintu byose mwifuza, mwiteze imbere mu buryo bwose mushaka. Imana ibarindira abana, abatarababona Imana ibabahe, Imana ibahe ibintu byose mwifuza. Ndabakunda cyane abantu mushyigikira, muri abantu barenze byatare. Muraho neza, ndashaka kubarangira resitora nziza cyane iteka ifi iryoshye. Ifi warisha ubugari cyangwa kawunga, niba ibyo biryo ubikunda ariko kandi ukeneye abantu babitekana ubuhanga buhambaye, ni ahandi rero ni hano i Remera mu Gisimenti muri Taste Republic Restaurant. Bafite ibiryo by'ubwoko bwose, ariko ku ifi na kawunga cyangwa se n'ubugari ni abambere mu gihugu. Rero nimba ushaka kurya neza nk'umuntu uri mu rugo, kurya ibiryo biryoshye bitekanye isuku, ukabirya uri n'ahantu hatuje nta kavuyo, nakurangira kujya muri Taste Republic. Ni hano inyuma na Ecobank. Waca kuri inyuma ya Ecobank, ni hafi cyane, cyangwa se ugahamagara iyi nimero muri kureba hano. Izi nimero zose ni izabo, barazitaba. Iyi ngiyi ni menu yabo, ntabwo ibiciro biri hejuru cyane. Urarya ukishyura amafaranga atari menshi cyane, ariko iyo bitewe n'ukuntu wabonye ibiryo bimeze, hari igihe uvuga utari ko kuki batabigeze nk'ijana. Ibiryo byabo biraryoshye cyane, ntabwo ari amakabya nkuru. Taste Republic bafite ibiryo bimeze neza, bafite service mana yanjye imeze neza. Batanga care, hahandi uba wumva uvuga uti icyo nari narabuze ni iki. So ndabakunda cyane rero, mwirire.